Yes nk'ibisanzwe ahangaha ni kuri Patrick the Motivator. Ndagushimiye cyane ko ubashije kuzangaha. Uyu munsi tugiye kumva inama ikomeye y'umugabo witwa Denzel Washington. Denzel Washington ni umugabo ukomeye, ni umugabo wavuze amagambo akomeye ndetse ni motivational speaker mwiza, ni umukinnyi wa filime mwiza, ni umunyamakuru mwiza, yakoze ibintu byinshi bikomeye ugiye kumvira ahangaha, ndetse ndizera ko amagambo yavuze ari buze kugufasha uyu munsi. Ni amagambo ajya kukubwira amagambo agera kuri 20, murabizi bafite na bonus y'amagambo 5, uraza kuza kwishima inshuti yanjye. Icyo nzi cyo uyu munsi ntabwo ndi bugusige uko wasanze cyangwa se uko ngusanze aka kanya. Niba ufunguye ino video ndaza kukwereka impamvu nziza ufunguye ino video. Uyu mugabo kugira ngo tutaza gutinda, reka tuze kugenda twinjira mu magambo yagiye avugwa n'uyu mugabo, ariko mbere yo kubinjiramo reka tubanze duce ku bundi uyu mugabo ninde, uyu mugabo ninde, yakoze ibiki, tubanze tumenye umuntu tugiye kuvugaho ninde. Ubundi uyu mugabo izina rye ry'ukuri yitwa Denzel Harris Washington Jr. Akaba yaravutse ku itariki 28 Ukuboza mu mwaka w'1954. Yavukiye i Mount Vernon muri New York, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo kandi akaba yari afite se witwaga Denzel H. Washington Sr. Akaba yari umupasiteri, ndetse uyu mupapa we akaba yari n'umucuruzi ukomeye cyane hariya. Yari umucuruzi usanzwe, ntabwo nyine yabaga afite amafaranga menshi. Akaba rero uyu mugabo yari afite na nyina, mama we yitwaga Lewis Washington, ndetse mama we akazi yakoraga kari ubwarimu, yarigishaga. Uyu mugabo rero yarezwe n'umuryango wifitemo imyizerere igiye ikomeye cyane, ndetse ifite n'ubupfura, ndetse ubupfura yakuranye ndetse akanakurana n'iyobokamana kuri we, kandi byabaye ingenzi mu buzima bw'uyu mugabo. Uyu mugabo yarakomeje rero uko agenda akura, atangira kujya mu mashuri, yatangiye kwiga ndetse yize muri Fordham University, aho yakuye impamyabumenyi mu itangazamakuru cyangwa se icyo tuzi nka journalism mu mwaka w'1977. Mu nyuma rero uyu mugabo yaje gukomeza kwiga ibijyanye no gukina filime muri Amerika, ndetse akina ibingibi yabyize muri ikigo cyitwa American Conservatory Theater, akaba ari ikigo giherereye hariya i San Francisco. Ikindi nakubwira ko uyu mugabo yari yifuzaga kuba umunyamakuru, ndetse yabikunze cyane, ndetse yakundaga no gukina udutiyatere tumwe tw'abanyeshuri nitwo ku ishuri. Intangiriro rero y'uyu mugabo yagiye mu matangiro menshi, yakoze utuntu tugiye dutandukanye. Ubwo intangiriro ye yari yagiye gukina mu birori byo ku ishuri, ndetse akina agakino gakomeye kagaragaza impano ye ko ari umugabo ushoboye. Ikindi nakubwira, yatangiye kumenyekana mu mwaka w'1982 ubwo yakinaga muri Se Elvis Weya. Ni filime yanyuraga kuri televiziyo nk'uku nyine mubona za Seburikoko, nayo niko iyo filime yari imeze. Yabaye icyamamare ndetse binyuze muri filime kandi yiswe Glory. Iyi filime yayikinnye mu mwaka w'1989. Uyu mugabo yaheshejwe, iyi filime yaje kumuhesha igihembo cya Oscar, ndetse aza kwitwa umukinnyi mwiza cyangwa se Best Supporting Actor, ndetse akaba ari n'umwe mu ba mbere b'abirabura babashije gutsinda muri sinema ya Amerika ikomeye, kuko iki gihe ntabwo abantu bahabwaga amahirwe angana. Ikindi kintu nakubwira ni uko uyu mugabo yagiye atsindira ibihembo byinshi cyane. Uyu ndi kuvuga bamwita Denzel Washington. Denzel Washington yaje gutsinda ibihembo bibiri, yatsindiye ibihembo bibiri. Kimwe gitsindiye mu mwaka w'1990, ikindi gitsindira mu mwaka w'2002, ndetse yaje gutsindira ibihembo bitatu bya Golden Globe Awards, ndetse n'ibihembo bihabwa nyine abakinnyi baba bitwaye neza. Yabaye kandi umwirabura wa mbere mu myaka 40 yegukanye Oscar n'umukinnyi mwiza cyangwa se mu Best Actor,
muri Training Day mu mwaka w'2001. Yahawe kandi ikindi gihembo cya Selby DeMille Lifetime Achievement Award mu mwaka w'2016. Uyu mugabo kandi yahawe umudari wa Presidential Medal of Freedom. Ngira ngo murabyibuka byabaye mu mwaka w'2022. Uyu mugabo iki gihembo yagihawe n'uwari perezida wa Amerika ariwe Perezida Joe Biden. Ubu ngubu akaba yaravuyeho asimbujwe n'uwo twamaze gukorera ikiganiro twabanje gukorera ku munsi w'ejo ariwe twita Perezida Donald Trump. Rero uyu mugabo amashimwe ye yerekana ko yagize impinduka mu ruganda rwa filime ndetse arengera isura y'abirabura hariya muri kiriya gihugu cy'Amerika, kandi akaba icyitegererezo mu myitwarire kuko ni umugabo uvugwaho imyitwarire myiza ikomeye cyane. Uyu mugabo ikindi kintu nakubwira ni uko yagiye akora ibindi bintu bigiye bitandukanye, yakoze ibyo ngibyo gusa ngo abone ibyo, ahubwo uyu mugabo yagiye aba umukristo cyane ku bantu bamuzi. Ni umukristo, ni umuntu wemera Imana ndetse arayizera cyane. Ikindi yakomeje gutanga ubuhamya mu ruhame, agashishikariza urubyiruko kugira indangagaciro no gukunda Imana ndetse no kwitanga. Ni ibintu byiza cyane ibyo bintu uko ari bitatu: gukunda Imana no kwitanga ndetse no kugira indangagaciro. Ikindi kandi uyu mugabo nakubwira cyo ni uko uyu mugabo ari mu bagabo bafite abagore bake, cyangwa se wahisemo gushaka umugore umwe gusa. Afite umugore witwa Puerta Washington, akaba barashakanye mu mwaka w'1983. Uyu mugore ndi kukubwira bamaze kubyarana abana bagera kuri 4, ndetse ni umwe mu bakinnyi batigeze bahagararwaho n'ibibazo by'imyitwarire, cyangwa se bagaragarwaho n'ibibazo by'imyitwarire harimo nk'ibiyobyabwenge cyangwa se ubusambanyi cyangwa se n'ibindi bintu bijya bigira ingaruka ku bakinnyi ba filime bagiye batandukanye. Ikindi rero nakubwira ni icyamugejeje ku rwego rwe. Ni ibintu bigera kuri 4 mfite aha ngaha byamugejeje ku rwego rwe ruhanitse, kuko uyu ni umugabo ukomeye cyane. Ikintu cya mbere cyamugejeje kuri uru rwego, cyangwa se ikintu cyatumye azamuka, uyu mugabo ni uko yaje gukunda umurimo, yakunze ibintu yakoraga, kuko yabaye umuhanga mu kwitegura buri mwanya akinamo. Yateguraga nyine buri scene agiye gukina akayitegura neza. Ikindi kintu nakubwira ni uko uyu mugabo yagiraga ibitekerezo, yagiraga icyerekezo mu buzima bwiwe, yagiraga icyerekezo aho yagize amahitamo meza muri filime zifite ubutumwa bufatika, kuko kuriya gukina uba ugomba kubanza guhitamo. Yagiraga amahitamo meza rero bitewe n'icyerekezo kiba, agahitamo gukina filime zizagira ikintu zubaka, kuko nk'uko mubizi ibintu akina uyu mugabo ntabwo ajya akina amafilime nk'aya yandi abandi bantu bakina ngo usange ari kugaragaza yambaye ubusa cyangwa se yakoze ibintu bidakwiriye, ahubwo aba akina filime ubona ko ziba zirimo kwiyubaha muri zo. Ikindi kintu nakubwira cya gatatu uyu mugabo cyamufashije kugera aha ngaha ni ukwiyubaha. Urumva yari afite icyerekezo ariko akaniyubaha. Yagumye mu murongo w'indangagaciro, yubaha umuryango we ndetse yubaha Imana ndetse n'abantu akabubaha. Ibi bintu ni ibintu byiza cyane, kuba wiyubaha ndetse no kugira indangagaciro, bikaba biri byo byamufasha kugera kuri iki kintu. Ikindi kintu rero cya kane ni amagambo meza amubamo, arangwaho, ari rero tugiye kumva muri aka kanya. Ikintu nakubwira rero ko uyu mugabo kindi ushobora kumenya muri aka kanya ni uko uyu mugabo umutungo we mu bikorwa byinshi agenda akora, ubu ngubu aka kanya uri kubarirwa muri miliyoni 280 z'amadolari. Ubu izi ngizi aya mafaranga ndi kukubwira ugiye kuyashyira mu manyarwanda wasanga ari miliyari zisaga miliyari 350 z'amanyarwanda. Ibaza ayo amafaranga ni menshi yanjye. Reka rero tudatinze twinjira ku magambo meza yavuzwe n'uyu mugabo.
Aya magambo ni amagambo akomeye, ngira ngo abantu mwumva icyongereza mwagiye mwumva motivation speeches we yagiye avuga amagambo meza akomeye. Uyu munsi reka nanjye mugaruke nka Patrick the Motivator, mugaruke tumuganire kuko naje gusanga koko uyu mugabo ari umuntu ukomeye ushobora kuba yagira ikintu akumarira nawe, umuntu ushobora kuzanga kuri Patrick the Motivator. Ijambo rya mbere yaravuze ngo dreams without goals are just dreams. Yaravuze ngo inzozi zidafite intego ziba ari inzozi gusa. Inzozi zidafite intego ziba ari inzozi gusa. Uba ugomba kugira igikorwa ukora kugira ngo izo nzozi zawe zigerweho. Ikindi kintu, irindi jambo yaravuze ngo do what you have to do what you want to do. Kora ibyo ugomba gukora kugira ngo uzakore ibyo wifuza kugeraho, cyangwa se uzakore ibyo wifuza gukora mu gihe runaka. Hari ibintu ufite uyu munsi udashaka gukora, ariko ni ngombwa kubikora kugira ngo uzabashe gukora ibyo ushaka kuzakora wowe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushaka kwiga, ariko kwiga amasomo yawe uri kwiga niyo azagufasha kugera ku byo wowe ushaka kugeraho, niyo azagufasha gukora ibyo wowe ushaka gukora. Ijambo rya gatatu yaravuze ngo ease is a greater threat to progress than hardship. Yaravuze ngo koroherwa ni umwanzi ukomeye kurusha ibigeragezo. Kuba abantu bakorohereza, kuba woroherezwa mu buzima ni umwanzi ukomeye kurusha ibigeragezo. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Hari abantu tworoherezwa, ariko yaravuze ngo koroherezwa kuba nshobora kukorohereza gukora igikorwa runaka ni umwanzi ukomeye cyane kurusha ibigeragezo. Irindi jambo yavuze rikomeye cyane rijya rifasha abantu, yaravuze ngo we niba agiye kugwa ntago aba agomba kugwa asubira inyuma. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo ngiye nshaka kugira ikintu ngwira. Yaravuze ngo if you want to fall forward. Niba ushaka kugwa uzagwe ujya imbere, ntuzagwe ujye inyuma. Ngo impamvu we atekereza uko nguko yaravuze ngo ni ukubera yuko iyo uri kugwa ujya imbere uba ubona icyo uri kugwira. Iyo uri kugwa ujya imbere uba ubona icyo ugiye kugwira. Ijambo rya gatanu yaravuze ngo I never really had a classic struggle, I had a faith. Ati sinigeze ngira ibihe bigoye cyane byihariye kurusha abandi bantu, ariko ikintu gituma byose nyine ibyo naciyemo byose, icyo nagize ngiye cyari cyihariye navuga nuko nari mfite ibyiringiro. Iri jambo ndari gusubiriramo muri ubu buryo. Yaravuze ngo sinabayeho mu bibazo bikomeye, ahubwo nifuzaga gutsinda kandi nari mfite icyizere. Yabaga afite icyizere cy'ubuzima cyaho ari kujya. Ijambo rya gatandatu yaravuze ngo luck is when opportunity meets the preparation. Ati amahirwe ni cya gihe, noneho amahirwe ni cya gihe ubonye amahirwe ahuye n'umuntu witeguye. Ku bantu muzi icyongereza, opportunity ni amahirwe nyine umuntu agira kuko wumva ngo runaka yagize amahirwe, noneho akaba ari ikintu nyine ushobora kuba wafata ukagikoresha. Rero amahirwe cyangwa se kuba ushobora kubona inzira igufasha kugera ku kintu byitwa amahirwe wagize, ari uko bya bintu wabashije kuba byaje nawe wari witeguye ukaba wabasha kubikoresha. Ijambo rya munani ubu nakubwira nuko uyu mugabo yavuze ngo ntugamije gusa gutunga, ahubwo uhindura isi. Ntugamije gusa gutunga, ntabwo intego yawe buriya mu buzima ibigomba kuba ari ugutunga gusa, kugira imitungo, ahubwo uba ugomba no kuba ufite intego yo kuba wahindura isi. Ijambo rya munani uyu mugabo yaravuze ngo itsinzi si amafaranga gusa, nukura mu bitekerezo, nugukura mu bitekerezo ndetse no mu buzima. Itsinzi si amafaranga gusa, nugukura mu bitekerezo ndetse no mu buzima. Irindi jambo yaravuze ngo shyira Imana imbere ya byose muri byose ukora. Shyira Imana imbere ya byose muri byose ukora. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Njya mbabwira ngo dushyire Imana imbere ya byose muri byose.
imbere ya byose muri byose. Irindi jambo rya 10 yaravuze ngo ubuzima ni amahitamo uhitamo n'abantu uhura nabo. Ubuzima ni amahitamo uhura nabo n'abantu uhura nabo. Ubuzima ni bya bintu wowe uhitamo gufata cyangwa se kureka, ndetse n'aba bantu muzagenda muhuriramo muri ibyo bintu ugenda ucamo. Iri jambo rya 11 yaravuze ngo ntuzacangwe no kuba umuntu ari gukora ndetse no kuba ari kugenda mu rugendo rwiwe rw'ubuzima ahantu aba ari kwerekeza. Ntuzacangwe cyangwa se ntuzitiranye kuba umuntu ari gukora ari kugenda mu rugendo ndetse no kuba ari iri jambo rya 11 yaravuze ngo iki kintu cyo gukora no kugenda ntibizigere bigucanga uko ari bibiri. Gukora no kugenda ntibizigere bigucanga uko ari bibiri. Ati hari igihe ugenda ugakora ariko ukaba uzi ko ukaba utari kugenda mu rugendo rwawe. Hari igihe ugenda ugakora ariko ukaba utari kugenda mu rugendo rwawe. Hari igihe ugenda ugakora ibintu bitajyanye n'ahantu wowe uri kugana. Icyo gihe ntabwo uba uri kugenda. Nk'urugero, niba wari uri kujya i Kigali uri kuva i Butare, warangiza ukabanza ukajya i Nyamagabe, icyo gihe uba uri kugenda ariko ntabwo uba uri kujya hahandi wajyaga. Ijambo rya 12 nakubwira yaravuze ngo gukora cyane bigira umumaro. Yaravuze ngo hard work works. Gukora cyane birakora. Gukora cyane birakora. Kuba ugerageza ugashyiramo imbaraga ugakora bisobanuye yuko hari ikintu ugomba kuzagaininga cyangwa se hari ikintu uzunguka. Ikindi kintu yaravuze ngo nudatsindwa bivuze ko utari kugerageza. Niba utari gutsindwa cyangwa se utajya utsindwa bivuze ko burya utaba uri kugerageza. Ntabwo ari ukuvuga ngo aho ujya uri gutsinda ubundi uba ugomba gutsinda cyangwa se gukomba ariko mu kugerageza. Ijambo rya 14 uyu mugabo yaravuze ngo komeza gukora nturambirwe, ntuzigere kandi ucika intege. Komeza gukora uhuzeho, ntuzigere ucika intege. Iri jambo rya 15 yaravuze ngo niba usabye imvura ujye umenya ko iyo mvura izatera icyondo. Niba usabye imvura ujye umenya ko izatera icyondo. Niba mwari muri mu zuba ugasaba imvura ujye umenya ko iyo mvura uri gusaba nimara kugwa aho hantu hazaza icyondo. Ijambo rya 16 yaravuze ngo ibyo ukora bifite agaciro. Wikwigira ko ari ubusa, nyine wikwigira nk'aho ibyo ukora biba ari ubusa, ahubwo ibyo ukora ibuka ko bifite agaciro. Iyo umaze kumenya ko ibi bintu rero bifite agaciro, urabyumva utangira kubihereza nawe agaciro muri wowe, kumva ko ari ibintu bifite umumaro mu buzima bwawe. Ijambo rya 17 yaravuze ngo ntushobora kugera ku ntego udafite ikinyabupfura. Yaravuze ngo kuri iri jambo ngo ntushobora kugera ku ntego ushaka kugeraho udafite ikinyabupfura. Iri jambo rya 18 uyu mugabo yaravuze ngo hari uburibwe bubiri bubabaza umuntu mu gihe ari gukora. Hari uburibwe bwo kuba uyu muntu adafite discipline cyangwa se uyu muntu uburibwe uterwa na discipline. Hakaba hari n'uburibwe uterwa no kwicuza. Uburibwe uterwa no kwicuza uvuga ati ibi bintu ntabwo nakagombye kuba narabikoze. Ijambo rya 19 uyu mugabo yaravuze ngo don't just aspire to have things, aspire to do things. Ntukifuze gusa kugira ibintu, ahubwo wifuze no gukora ibikorwa bifatika. Ukora ibyo bintu ushaka kugira. Icyo kintu nacyo ukibuka. Ntukifuze kugira ibintu gusa, ahubwo ujye wifuza gukora ibyo bintu. Iryo ni ijambo rikomeye cyane. Ijambo rya 20 uyu mugabo Denzel Washington yaravuze ngo true desire in the heart is God's proof to you that it's already yours. Yaravuze ngo icyerekezo cyiza cy'umutima ni ukuba Imana iguhereza impamvu yuko icyo kintu uri kwerekezaho, icyo kintu ushaka ari icyawe, kuba icyo kintu ari icyawe. Ijambo rya 20 rero ubu ngubu tukaba twinjiye muri bonus. Iyi
iyi bonasi ndagira ngo uyumve neza. Uyu mugabo yaravuze muri iyi bonasi, yaravuze ngo abantu baha ibihembo ariko Imana niyo ihemba iby'ukuri. Abantu batanga ibihembo ariko Imana niyo itanga ibihembo by'ukuri. Abantu bazaguha ibihembo ariko Imana niyo itanga ibihembo by'ukuri. Ni ijambo rikomeye cyane ryavuzwe na Denzel Washington. Irindi jambo rya 20 muri bonasi, cyangwa se ijambo rya kabiri muri bonasi, yaravuze ngo you have to grab the moment when they happen. Ati fata amahirwe igihe aje, ntuzayiteshe ngo uyareke. Fata amahirwe igihe aje, ntuzigere uzuyaza mu gufata amahirwe. Irindi jambo rya gatatu muri bonasi naguhereza aka kanya, yaravuze ngo you hang around the barber shop long enough, sooner you're gonna get a haircut. Iri jambo riravuga ngo nuramuka ugiye ugatinda ahantu bogosha, ahantu bogosha imisatsi cyangwa se bogosha ubwanwa, bizarangira nawe bagukase, bizarangira nawe bakogosha. Ibi ngibi iri jambo yarivuze ari kubwira urubyiruko, ari kuvuga ngo niba ushaka kugera ku kintu, uzagende ahantu icyo kintu kibarizwa, uhegere, uhizirike, bizarangira ugeze kuri icyo kintu. Yaravuze ngo kandi ku ijambo ribanziriza irya nyuma ry'uyu munsi, yaravuze ngo to get something you never had, you got to do something you never did. Niba ushaka kubona ikintu utigeze utunga, uba ugomba gukora ikintu utigeze ukora. Niba ushaka kugira ngo ubone ibintu utigeze ubona, uba ugomba gukora ibintu utigeze ukora. Bisobanuye ngo niba wari uri gufata rimwe ugateranyaho rimwe, uzahora ubona kabiri. Ariko niba ushaka kubona ibindi bintu, uzafata ya rimwe imwe uyigire 0 cyangwa se uyigire kabiri, nibwo uzaza kubona impinduka kuri bya bintu. Nukomeza uteranya rimwe kuri rimwe, bizakomeza nyine ubone ya rimwe kuri ka kabiri n'igisubizo. Niryo jambo yashatse kuvuga ahangaha, ndari gusubiriramo. Yaravuze ngo to get something you never had, you got to do something you never did. Kugira ngo ubone ikintu utigeze ugira cyangwa se ikintu utigeze ubona, uba ugomba gukora ikintu utigeze ukora. Iri ni ijambo ribanziriza irya nyuma nari nkubwiye. Reka nkubwire irya nyuma ry'uyu munsi. Yaravuze ngo ntabwo ndi umunyamahirwe ariko ndi umunyamugisha. Yaravuze ngo sindi umunyamahirwe ariko ndi umunyamugisha. Niba uri umunyamugisha papa wanjye, ni ukuri wigira ikibazo. Ayo mahirwe ibintu bizaguhindukira byawe kubera umugisha Imana yaguhaye. Ahangaha ni kuri Patrick The Motivator. Murabizi ndabakunda cyane. Muri no minsi ndi kubashakira kandi kanongeye kubongereramo hano kugira ngo tujye tugenda twiyungura ubumenyi, ariko tugire n'ubundi mumaro ushobora kugirana. Ndabashimiye cyane kuba mwaje kudukurikira ahangaha umunsi ku munsi, mbona ibitekerezo byanyu mu comment. Ndabakunda cyane kuko ndabakunda mu bitekerezo byiza, ndabikunda. Niba rero bakunze kano video, icyo ngusaba ukandi subscribe niba utarayikanda, niba waramaze kuyikanda ushyireho like ndetse na comment niba uyifite, udubwire uko ubyumva muri comment. Ndagushimiye cyane, naho ubutaha. Ahangaha ni kuri Patrick The Motivator. Imana